ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu horane namwe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Waramutse neza. Wa munsi mukuru wa paruwasi yacu wageze, ufite umugisha muri iki gitondo, muri iki gitambo cy'Ukaristiya, muri uyu munsi mukuru wa paruwasi yacu, kuba turi kumwe n'intumwa y'umwepiskopi w'akarere kacu Kasaka. Reka musabe Padiri Gakindi Jean Marie Vianney, Padiri mukuru wa paruwasi ya Kigarama, kwegera imbere tumwishimire. Dufite nanone umugisha wo kuba turi kumwe na Padiri Mathias, nyuma y'imyaka 3 avuye hano yahakoreye ubutumwa, yababereye Padiri mukuru, nawe turi mu byishimo byo kumwakira muri iki gitondo, tumwishimire. Murabona hano ibumoso bwacu ko hasa neza, si hasa neza? Mwabonye ko hari ishusho ya Petero na Paulo, ariko ntabwo ari amashusho ya Petero na Paulo gusa, hari n'ishusho ya Yosefu mutagatifu. Ubwo mbere yo guhabwa umugisha usoza, intumwa y'umwepiskopi araza kuduhera umugisha ayo mashusho. Petero na Paulo murabona ko n'intebe zirahari, mu minsi iri imbere tuzabamenyesha uko tuzajya tuza kuhavugira isengesho, twisunge aba batagatifu intumwa ebyiri paruwasi yacu yiragije. Iyo shusho ya Yosefu nayo nimara guhabwa umugisha iraza kwinjira mu kiliziya, tuyishyire hahandi hahoze ishusho ya Bikira Mariya. Kristo Yesu akuzwe. Yego, kandi turi kumwe n'abagabuzi bashya bamaze iminsi bitegura, baza guhabwa ubutumwa, ndetse n'abanyeshuri bo muri GS Masaka ya mbere nabo baza guhabwa amasakaramentu y'ibase. Reka dusabe rero Padiri akomeza guturira igitambo cy'Ukaristiya. Bavandimwe, mu mucyo dushimira Imana ibi byiza bidukoranyirije hano. Duturira igitambo cy'Ukaristiya n'umutima wiyobotse Imana, umutima wuje ukwemera, umutima witeguye gutagatifuzwa n'Imana kubw'ubugizi bw'abatagatifu Petero na Paulo duhimbaza paruwasi yacu ya Masaka yiragije. N'umucyo rero dusaba Imana imbabazi y'ibicumuro byacu, nuko dushobore guhimbaza igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya dufite umutima ukeye, umutima uteguye. Menende Imana ishobora byose, naracumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, n'uburyo niyemeje gutunganya, kuko naracumuye rwose, bituma n'ingingo y'amatagatifu y'iteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusore w'inyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze tugeze mu bugingo bw'iteka. Tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire.
Imana nisingizwe mu ijuru.
Nyagasani Imana yacu waduhaye ibyishimo bitavugwa kandi bitagatifu kuri uyu munsi mukuru w'intumwa zawe Petero na Paulo, uhe kiliziya yawe gukurikiza muri byose inyigisho yasigiwe n'izo ntore ikomoraho iyobokamana nyakuri, kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekanwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibibaho bisimburana iteka. Isomo yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Icyo gihe umwami Herode atangira kugirira nabi bamwe muri kiliziya, yicisha inkota Yakobo umuvandimwe wa Yohani. Abonye ko ibyo bishimishije Abayahudi, yongera no gufata Petero. Ubwo hakaba mu minsi mikuru y'imigati idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu buroko, ategeka amatsinda ane, rimwe rigizwe n'abasirikari 4 kumurinda. Yashakaga kumuhingutsa imbere ya rubanda nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Petero aguma mu buroko, ariko kiliziya ikamusabira ku Mana ubudatuza. Herode yari umutange ngo acirwe urubanza. Muri iryo joro Petero akaba arasinziriye, akikijwe n'abasirikari 2 kandi aboheshejwe iminyururu 2, n'abarinzi bahagaze mu mwanya wabo imbere y'umuryango. Ako kanya umumarayika wa Nyagasani arahatunguka, maze urumuri rutangaza muri ubwo buroko. Uwo mumarayika akomanga Petero mu mbavu, amukangura amubwira ati haguruka bwangu. Iminyururu ihita imuva mu maboko iragwa. Umumarayika aramubwira ati kenyera wambare n'inkweto zawe. Abigenza atyo, maze umumarayika yongera kumubwira ati fubika igishura cyawe maze umurikire. Nuko Petero asohoka amukurikiye, ariko atazi ko ibyakorwaga n'umumarayika ari ukuri, ahubwo akibwira ko ari inzozi yarose. Banyura ku barinzi ba mbere, hanyuma no ku ba kabiri, maze bagera ku rugi rw'icyuma rwerekeraga mu mujyi, rurikingura ubwarwo. Barasohoka barenga umuhanda umwe, ako kanya umumarayika musigaho. Nuko Petero ngo agarure umutima, aravuga ati noneho menye by'ukuri ko Nyagasani yohereje umumarayika we, akangobotora mu biganza bya Herodi, kandi akankiza n'imihigo yose y'imbaga y'Abayahudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana irengera abayoboke bayo mu magorwa yabo yose. Irengera abayoboke bayo mu magorwa yabo yose. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumva maze bishimye. Imana
twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe nashakashatse uhoraho aransubiza nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Mwana wanjye, dore njyewe maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo y'ukwigendera kwanjye aregereje. Urugamba rwiza narurwanya inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho. None dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje, iryo Nyagasani wera azangororera kuri wa munsi we, ariko atari njyewe njyenyine, ahubwo n'abandi bose bazaba barakunze ukwigaragaza kwe. Bose barantereranye, naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe kuhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkizwa urwasaya rw'intare. Nyagasani azasimbukisha ikintu cyose kigamije kungirira nabi, maze ankize anjyana mu ngoma ye y'ijuru. Naharirwe ikuzo uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana.